arashoboye mwami Yesu arashoboye nta wundi wagereranywa nawe Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili sifa zote Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili sifa zote Baba wastahili wastahili Baba wastahili Baba wastahili sifa Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili sifa Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili sifa Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili Baba wastahili sifa Baba wastahili 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 sifa zote Baba wastahili Baba wastahili Baba oh Baba zote Sajangu singisa Yesu nguimbaze bukibitangazo ukora Hallelujah Oh sajangu singisa Yesu nguimbaze bukibitangazo Hallelujah Sajangu singisa Yesu Yesu nguimbaze bukibitangazo ukora Hallelujah Oh sajangu singisa Yesu nguimbaze bukibitangazo Oh hallelujah Oh ntajangu singiza Yesu Hallelujah Hallelujah ukimitangazo ukora Hallelujah yeah Oh ntajangu singiza Yesu kuimbaze Yesu Oh kukibitangazo ukora Hallelujah imbaraga zawe mana
zibonera mu buzima bwanjye wankunze njye nari mubi ugira uw'igiciro cyinshi niyo mpamvu ntazabiceceka nzabivuga iminsi yose nzajya ngusingiza Yesu Haleluya Haleluya oh vuga ibitangaza ukora Haleluya yeah oh nzajya ngusingiza Yesu oh nguhimbaze vuga ibitangaza ukora Haleluya Haleluya oh amen Haleluya amen Haleluya amen Haleluya yeah uri Imana nzima Jehovah Jireh Shaddai ni wowe bungiro bwonyine na wundi wo kunkiza uri Imana nzima Jehovah ni wowe bungiro na wundi yeah uri Imana nzima witwa Jehovah Jireh oh Shaddai ni wowe bungiro na wundi nawe uri Imana nzima Haleluya Haleluya ni wowe na wundi yeah oh uri Imana nzima Jehovah Jireh Shaddai ni wowe bungiro bwanjye na wundi wo kunkiza uri Imana nzima Jehovah nisi ibendera ryanjye ni wowe bungiro bwonyine na wundi wo kunkiza uri Imana nzima Jehovah Rafa udukiza indwara oh ni wowe bungiro bwacu na wundi yeah uri Imana nzima Jehovah uri El Shaddai ushobora byose El Shaddai ni wowe bungiro na wundi uri Imana nzima Jehovah mutabazi wacu umurengezi wacu ni wowe Yesu ni wowe bungiro bwonyine tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Mwami Mana tuzahora tugushima tuvuga Mwami Mana oh Mwami Mana ya tuzahora tugushima oh tuvuga Mwami Mana hari impamvu nyinshi zituma turirimba Mwami Mana hari impamvu nyinshi zituma turirimba Mana ya hari impamvu nyinshi zituma nyinshi cyane turirimba
ryawe mana ya tuzahora tugushima tuvuga mwami mana haleluya haleluya mwami mana ya mwami mana mwami mana mwami mana mwami mana oh tuzahora tugushima mwami Imana tuzahora tugushima dufite impamvu zo gushima niyo mpamvu dukomera Imana yacu amashyi menshi cyane tukayivugiriza impundu kuko ari Imana yo gushimwa kuko kandi dufite impamvu zo gushima Imana kuko itugirira neza. Haleluya haleluya. Reba ukwicaye iruhande maze umusekere rwose kandi ntuforsinge rwose umusekere kubw'imbaraga z'umwuka. Haleluya. Ayayayayaya. Turi kwiga kwiyegurira Imana yacu. Muri iki gihembwe cya kabiri turi kuvuga hejuru y'inyungu. Haleluya. Haleluya. Turi kuvuga hejuru y'inyungu yo kwiyegurira Imana. Mukanya nabonaga hano tubyina noneho mbona Patient Bizimana nibuka indirimbo yaririmbye ivuga ngo menye neza ku isi nta kitanga. Amen. Haleluya. Inyungu nyakuri iri mu kwiyegurira Imana yacu. Menye neza ku isi nta kitanga kirengeje. Munyemereye tugahaguruka tuzazamura ibiganza byacu imbere y'Imana. Zaturi wawe ubwira isi y'umwijima uti namenye neza ku iyi si nta kitanga. menye neza iryo ni ibanga rikomeye ku isi ndamura ibiganza byawe imbere y'Imana. nta kitanga kirengeje ubuntu n'imbabazi wagiriye. Zaturi wawe iteka byo menye neza ku isi ntaci kirengeje ubuntu n'imbabazi wagiriye. Zaturi wawe iteka ryose menye neza ku isi ntacitanga kiye ubuntu n'imbabazi wagiriye. Zaturi wawe iteka ryose vuza iby'urukundo rwawe bwakwira bugaca. Sinakugereranya n'abantu habe na gato kuko nta cyiza kiwavaho cyamvana mu bikari byawe. Uri inshuti inyuze umutima wanjye menye neza bivuge ku isi ntacitanga abanzi bamenye ko kirengeje ubuntu n'imbabazi wagiriye. Zaturi wawe iteka
chitanga kirengeze ubuntu oh nimbabazi wangiriye zaturi wawe iteka ryose waserutse Hallelujah. ngukeneye Yes. unyuzuzi bitwenge Umva iyo nyungu. ibyari nimba bihinduka oh indirimbo sa kubw'ibyiza mboni wawe mwami wanje sinza kwitesha uri inshuti nyacu idahindagurika idahida menye neza oh kwisi oh natitanga kirengeje ubuntu oh nimbabazi wangiriye zaturi wawe oh iteka menye neza oh menye neza kwisi natitanga kirengeje buntu imbabazi wangiriye zaturi wawe iteka ryose tukiri muri uwo mwuka wo kuramya Imana yacu yaduhaye kumenya neza aho dufite inyungu nyakuri. Ndagira ngo duturire Imana yacu amaturo y'ibya cumi, amaturo yo gushima Imana kuba turi bazima, turi amahoro, dufite sante nziza n'ibindi byinshi. Protocole badufashe hano tuhazane icya cumi cy'Uwiteka Imana yacu. Imana itugira neza, hagati yanyu haratambuka uduseke shyiramo amaturo yo gushima Imana. Hano n'amaturo y'itafari kugira ngo icyumweru cya mbere cy'ukwezi tuzakigereho twaramaze kuzuza amafaranga asabwa na banki. Amaturo yishimwe ahangaha niba hari ishimwe ufite ku byo wasabye Imana bidasanzwe uzane hano ituro ryishimwe. Bafite ibyifuzo babizane hano. Reka turebe abashyitsi batugendereye. Uri umushyitsi urahangaha n'ubwa mbere ugera hano. Si vous êtes visiteur et que c'est la première fois que vous êtes ici, nous voulons vous recevoir. If you are the visitor and it's your first time to come here in the church, we want to receive you, to welcome you. Vous pouvez mushobora kuzamura ikiganza gusa hejuru tukabakira. Imana ishimwe, turabona hari abashyitsi beza. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Sentez-vous à la maison, vous pouvez vous lever et Maman Fina va vous embrasser de notre part. Ababegereye mubahobere duturira Imana yacu tukomeza kuramya Imana yatugiriye neza. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire d'Dieu cité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau s'il est trop, l'agneau s'il est trop. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera, à jamais
il sera l'agneau s'il est toi. L'agneau s'il est toi. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, oh, azahora ari, azahora ari, kunebe yugami, kunebe yugami. Zamupfukamira, zamupfukamira, abariwe senga. Oh, oh. Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Imana yacu igira neza. Ntabwo twarangiza tudashimiye Imana kubwa bene data bagize isabukuru uyu munsi. Mama Elodie, happy birthday. Reka tumusabe aze hangaha. Mama Elodie muramuzi, akora muri protocol. Mama Elodie karibu. Niba nawe uri hano uyu munsi ari umunsi wawe, nawe uze hano kugira ngo dushime Imana kubwawe. Joie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nta shokola giwe mfite. Haleluya. Ariko turashima cyane Imana kubwa Mama Elodie, numwe mu ba protocole bacu, akora umurimo mwiza cyane uhambaye. Haleluya. Ndagira ngo tumusabire imigisha, Imana imwongerere iminsi myinshi cyane yo kubaho kwe, kandi anezerewe, aranezeza Imana ye yamugiriye neza. Reka twese duhaguruke turambure ibiganza byacu maze dusabire Mama Elodie imigisha myinshi, Imana imusure, Imana imushumbushe, ibyo yamisinze muri imyaka yose yashize, Imana inyarutse kugira ngo irusheho kumunezeza. Mana yacu turagushimiye kubwa Mama Elodie, Mana waramuduhaye nk'umugisha muri iyi church. Warakoze Mana kumubeshaho kugeza kuri uyu munsi twibuka itariki y'amavuko ye. Mana tuje kumukwereka, dore aciye bugufi imbere yawe, ukomeze kumugira neza, umunezeze, umuhe iminsi myinshi cyane ndetse n'imyaka myinshi yo kubaho akunezeza, kandi nawe anezerewe Mwami. Umushumbushe ibyo atabashije kubona muri iyi myaka yose yashize, Uwiteka Mwami usohoze inzozi ze, maze umugire neza, umwambike igikundiro cyawe, azitwe uwagiriwe neza nawe. Na bene data bandi Mwami batashoboye kuza uyu munsi, bagwa bibuka Mwami itariki bavukiyeho, ubiteho muri byose bakubone. Ishimwe rikugarukire Mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane Mama Elodie, God bless you. Ndumva shokola ni next time ubwo tuzayitanga mami naboneka. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane. Murakoze worship team, God bless you. Imana amashyi menshi cyane kubwa worship team, abakozi b'Imana baduhesha umugisha. Imana ikomeze kutugira neza. Haleluya. Amatangazo makeya, ejo kuwa gatatu no kuwa kane hari amaklasi, nkuko mubizi amaklasi
Dadi ayashyizeho umutima cyane kandi natwe twese turabikeneye. Yesu yaravuze ngo mugende muhindure abantu bose kuba abigishwa banjye. Rero tugomba kwiga ejo kuwa gatatu no kuwa kane hari amaklasi, kandi ndumva kuwa kane tuzagira class iri very special kubwa worship team kubera gahunda nyinshi bagira. Kandi niba udafite umwanya hagati mu cyumweru no kuwa gatandatu hari gahunda y'abandi kubera akazi n'ibindi batabasha kuboneka mu mibyizi kugira ngo bashobore kwiga. Kuwa gatanu hari amateraniro, kandi tusabana na Pastor Jean Paul Valois uba mu Bubiligi muri eglise yitwa Arche. Ntiyashoboye kuza uyu munsi, niyo mpamvu twafashe ikiraka. Turashima Imana kandi tuzi ko turi babere umugisha mu minota mikeya dusigaje. Imana yacu ishimwe cyane. Nanone kuwa gatanu hari veye ya intercession kuwa gatanu guhera saa 4 z'ijoro, ariko amarembo arakinguye kuri buri wese wumva ko yaza gutanga icyo gitambo cyo kwibuza ibitotsi kugira ngo asenge ahagaze imbere y'Imana. Ku cyumweru tuzatanga amaturo ya social. Amen. Iyo tuvuga ko turi church family ni by'ukuri, hari bene data bakeneye ko hari icyo wakora mu buzima bwabo. Rero ni opportunity nanone kugira ngo dutange ku bwa sociale, twishyurire benshi amashuri ndetse dufashe n'abatishoboye mu buryo butandukanye. Tubyitegure neza, tubisengere, Imana ikomeze kutugira neza. Reka dusengere uyu mwanya w'ijambo, Imana ivugane natwe. Nubwo se dufite igihe gitoya, ariko umwuka w'Imana akore ibikwiriye. Mana yacu turagushimiye kubw'ineza yawe itabasha kurondoreka. Watugiriye neza, turahimbaza, turaramya imbere yawe, ndetse dutanga n'amaturo kubw'ineza watugiriye. Uyu mwanya mwami utugire neza, uvugane n'imitima yacu kubw'umwuka wawe, kugira ngo tube abantu bakwiyeguriye, nta gace na kamwe k'ubuzima bwacu dushigaje. Tugire neza mwuka wera w'Imana, twe turabuze kugira ngo we ugaragare, twe turacecetse kugira ngo uvuge, udukoreshe gusa nk'ibikoresho, maze uhe umugisha ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibagiriye neza. Mami na Dadi ntabahari, bagiye mu kiriyo. Muzi umukozi w'Imana witwa Alfred Munyentwari. Alfred Munyentwari yari coordinator wa SOS, yari inshuti cyane ya church yacu, yari umukozi w'Imana pe, inyangamugayo. Twese byadutunguye, urupfu rwe byadutunguye cyane, yitabye Imana. Umurambo ndakeka ko uri buze uyu munsi nimugoroba kubera ko yapfiriye Nairobi. Rero Dadi na Mami niho bagiye mu kiriyo. Dusengere umuryango, asize abana ndakeka 5 cyangwa 6. Yari hafi gushyingira umukobwa we vuba. Tubasengere. Amen. Tubasengere kandi twikomereze mu mwami. Si byose? Iki gihembwe cya kabiri nkuko mubizi turi kwiga hejuru y'inyungu yo kwiyegurira Imana. Iri jambo consecration ndashima Imana kuko tuzaryigaho imyaka yose uko ari 7 dukurikije iyi septena ya 4. Tuzigishwa rwose uburyo bwose bwo kwiyegurira Imana n'ibirimo byose n'uburyo twabikora n'inyungu n'ibindi byinshi cyane. Niyo mpamvu rero ntabwo tugira ikibazo cyane niyo twabivuga mu minota 10, nta kibazo. Nejo bundi hari abandi bazaza bakomeze batwigisha hejuru yo kwiyegurira Imana. Rero rwose ntimukeke ko twabasondetse ku minota ni mikeya. Oya rwose dufite imyaka 7 imbere yacu, kandi nzi ko tuzakama, tuzanywa, tuzarya ibikwiriye. Amen. Uyu mugoroba turashaka kuvuga hejuru y'uruhare rw'umwuka wera w'Imana mu kwiyegurira Imana kwacu. Inyungu se cyangwa impact y'umwuka wera mu gikorwa se cyangwa mu buzima bwo kwiyegurira Imana kwacu. La consécration. Amen. Ese umuntu ashobora kwiyegurira Imana kubwe nta gikorwa cy'umwuka wera? Ntibishoboka. Ibi ngibi bivuze ko
umuntu wese utarakizwa, umuntu udafite umwuka wera muri we, ntibishoboka ko aba consacré ku Mana, ntibishoboka ko agira n'imbaraga n'ubwenge bwo kuvuga ko abe yashobora kwiyegurira Imana ye, ntibishoboka. Reka tubisome. Turasoma imirongo 2, Luka igice cya 4 murongo wa mbere, dusimbuke wa 13 tugeze ku wa 14. Imana yacu ishimwe. Luka igice cya 4 murongo wa mbere, turasimbuka tujye ku wa 13 n'uwa 14 na 5. Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Amen. Yesu yuzuzwa n'umwuka wera, ava kuri Yorodani. Vuga uti ava kuri Yorodani. Nukuvuga ngo ava aho ari aragenda, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka hehe? Mu butayu. Haleluya. 13. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka, amutega ikindi gihe. 14. Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. 15. Yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. Haleluya. Ndumva ejo bundi ku cyumweru Pastor Wangila yabyikije neza mu buryo butomoye. Hari difference hagati yo kwakira umwuka wera mu gihe ukijijwe. Mu gihe wakiriye Kristo Yesu, uwo mwanya wakira n'umwuka wera w'Imana, aba akurimo rwose, kandi mu gihe akurimo uba uri imbuto y'umwuka. Iyo mbuto ntibora, ntisaza, ni imbuto y'umwuka. Iyo niyo DNA se cyangwa ADN y'Imana. Tuvuka mu mwuka kuko tubyarwa n'umwuka wera w'Imana, tugahabwa ishusho y'ubumana. Imana yatubonamo umwuka wayo, umwuka wayo agahamya hamwe natwe ko turi abana b'Imana. Haleluya. Kubera ko turi abana b'Imana, Imana ikatwandika muri cya gitabo kimwe gusa. Amen. Imana ifite igitabo yandikamo amazina y'abana babo, ikanagira n'ibitabo bindi Imana yandikamo ibikorwa byacu dukora ibyiza. Rero iyo umuntu amaze gukizwa, iyo amaze kwakira Yesu, iyo amaze kwakira umwuka, Imana imwandika muri icyo gitabo cy'ubugingo, ari cyo kiba abana b'Imana gusa, ababyawe n'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Rero umuntu ashobora gukizwa, ariko kubera kutaba consacré, kubera kutuzuza bimwe bisabwa, ntiyuzure umwuka wera, ndetse ntashobore no kwambara imbaraga z'umwuka. Bibiliya ibivuga neza ngo Yesu amaze kubatizwa, ngo yuzuzwa umwuka, amaze kuzuza umwuka, ngo umwuka umusunikira mu butayu, ngo ava aho yarari, umwuka amusunikira mu butayu. Iki gikorwa consécration ni igikorwa aho utega ugutwi, umutima wawe ukumva neza umwuka w'Imana, ukumva icyo akubwiye. Haleluya. Ni igikorwa cyo kumva no kumvira, kuko consécration ni umwuka w'Imana uba agushakashaka. Ko Imana iravuga ngo naguhisemo, nakuvanye mu bandi. Consécration ni ukuvuga ngo Imana iraza ikagufata gutya mu bandi. Haleluya. Noneho ikagutwara. Haleluya. Imana ikagutwara. Kubera iki? Kubera ko warayiyeguriye. Ntabwo ukitwara, utwarwa n'umwuka. Ntabwo ucyumva ibyawe, wumva iby'umwuka. Ntabwo ucyubaha iby'isi, ntabwo ucyubaha ibindi, wubaha iby'umwuka wera w'Imana. Niyo mpamvu na Yesu yavuye aho yarari. Haleluya. Twebwe akenshi iyo tumaze kubatizwa, ahubwo duhamagara abantu benshi, nimuze tukunye, tukule, tunezerwe. Ariko Yesu we amaze kubatizwa, yuzura umwuka, ava mu bandi, umwuka w'Imana umusunikira hehe? Mu butayu. Bene data, mu butayu nta sisiro zibayo, nta midugudu ibayo,
nta mihanda ibayo, ni ahantu hari vide, hari umusenyi gusa. Murumva ariko rero mu gihe Imana ishaka kugukonsakra, ikuvana mu bandi, haleluya, ikagutwara ahantu kugira ngo ubane wowe nayo gusa, musabane. Reka dusome muri Oseya, wenda kugira ngo ntabatindira. Oseya igice cya, ndumva ni cya 2. Oseya, amen, yes, Oseya, ubura aho ngaho ntuhave. Imana ishimwe cyane. Reka tumuhe amashyi menshi cyane umukozi w'Imana dukunda cyane. Yes, Oseya igice cya 2 umurongo wa 14. Mwadufasha muri ICT niba bishoboka se, cyangwa niba mwahabonye, niba mwahageze mbere. Yes, igice cya 2 umurongo wa 14. Kandi nzarimbura inzabibu ze n'imitini ye, ibyo yajyaga avuga ati ibi ni ingororano se cyangwa ni inyungu yanjye. Murumva, ibi ni ingororano zanjye nahawe n'abakunzi banjye, nuko ibyo ngiye kubihindura ishyamba. Murumva ariko hahandi hari inyungu ngiye kubihindura ishyamba biribwe n'inyamaswa. Amen. 15:15. Ariko sinzi niba ari uyu murongo. ICT ndumva atari uyu murongo rwose. Amen. Ya, reka tuhasome neza. Oseya igice cya 2 umurongo wa 14. Yes, yeah, ndabona ariho. Amen. Ya, n'umurongo wa n'umurongo wa 15 n'uwa 16. Sorry, amaso yanjye atangiye kugira ikibazo, njya ndwana no kuzambara linete ariko banza nta kundi. Ya 16, nicyo gituma ngiye kumuhendahenda. Sibyo se? Nicyo gituma ngiye kumuhendahenda, mujyane mu kidaturwa mwurure. Haleluya. Hari ufite version yo mu Gifaransa. Imana iravuga ngo niyo mpamvu ngiye kumuhendahenda, mujyane mu kidaturwa se cyangwa mu butayu, mujyane ahantu hadaturwa maze mwurure. Haleluya. Amen. Haleluya. Ni kenshi cyane Imana idushaka, igashaka kugira icyo yatubwira, igashaka kugira uko yakuganiriza. Iyi ndirimbo hano ya Patient ngo menye neza ko iyi si ntacyo itanga, namenye neza ko nta nyungu ifatika iva mu by'isi. Ni igikorwa cya revelation, aho umuntu yumva ko inyungu ye nyakuri ntabwo iri mu by'isi no mu bisi. Haleluya. Noneho kubwo kumvira umwuka wera akavuga ati ye ndemeye ndagendana nawe, noneho twigire ahantu abandi batari, kubera ko amatwi yacu yumva byinshi cyane.
abantu bari busy bene data. Nukuri ko Imana nta muntu numwe utakumva Imana. Umuntu wese afite possibility, afite capacity yo kumva Imana. Ariko ikintu kitubuza kumva Imana cyane cyane nuko amatwi yacu tuyaha ibintu byinshi, abantu benshi. Kuva mu gitondo tukagenda, ukajya mu kazi ukumva byinshi, wasohoka ukumva byinshi, wagira mu rugo ukumva byinshi, abana hano, umudamu hano, umugabo, abakozi. Imana ikagushaka kugira ngo ikujyane hahandi mu kidaturwa. Bivuze consécration. Amen. Ndu uwawe nawe uruwanjye. Haleluya. Umugabo n'umugore n'abantu bagira na possibilité yo kuba basangira amabanga yabo igihe ari bombi gusa. Ntibishoboka ko umugabo n'umugore bavuga ibintu by'amabanga muri salon, hari abashyitsi, hari abana, abakozi batambuka. Ntibishoboka. Amen. Cya kintu cy'inyungu cyane, cya kintu gifite agaciro cyane. Ndakurahiye we muntu urahangaha warashatse se cyangwa warashatswe, cya kindi kiri very deep, cya kindi uva ukeneye kuganira n'umugabo wawe, nta handi mukivuganira uretse muri chambre à coucher yanyu. Nta handi. N'umudamu watangiye kubwira umugabo ngo sheri ndagushaka, umenya ko nta handi mujya, ni muri chambre à coucher. Sheri ndagushaka, ndashaka ko tuganira. Amen. Burya no muri restaurant hari ukuntu bikorogana. Mukajya muri restaurant ukavuga ngo tuganire, wajya kureba ugasanga inshuti yawe iratambutse, ugasanga birapfuye. Ariko niba mushaka kuganira seriously, muva mu bandi mukagenda ahantu muri mwembi gusa. Amen. Iyo niyo consécration. Nta muntu numwe utakumva Imana. Buri muntu wese abantu bagiye batubaza ngo ariko Imana ivuga ite? Yiha umwanya wirebere. Yemere ikujyane ahantu muri mwembi gusa wirebere. Mungu atasema na utasikia. Amen. Abantu benshi bari ariko se kwikonsakra ni gute se? Nukuri kw'Imana kwikonsakra ni ubukwe, ni mariage, ni vie d'intimité hagati y'umugabo wacu witwa Yesu natwe bagore be bitwa. Haleluya. Yashima Imana natwe bagabo yatugize abagore. Kuko umugore igihe ari imbere y'umugabo we ari bombi gusa, ukuwe na shida gani? Iyo uzi ko ufite umugabo nyamugabo, sibyo se? Hautakose kuna utasema yote, urasuka umutima wawe, sibyo se? Urava mu cyumba wikomanga ku gatuzo uti kabisa wana yangu, ibyo namusabye byose. Bene data, tugira ishyaka no gushaka kwiyegurira Imana. Muri iminsi turi kuvuga inyungu, abantu benshi bumva ko consécration ari ikintu cy'ubusharire. Bumva ko na ahantu ugenda Imana ikaguhira ahantu mukobo, ikagutikagura, ikakugira gute, ikagupyinagaza. Ariko consécration ni ukubanza kwanza kwemera Imana ko uyumvira, ko uva mu bantu. Nujya kurongora, umusore araza akabenguka umukobwa umwe, akamuvana muri famiye ari umwe, akamuvanayo akamushyira ahandi. Amen. Yesu amaze kuzura umwuka wera w'Imana, ngo ajya mu butayu arasenga. Asenga arageragezwa iminsi 40 n'amajoro 40, atarya atanywa. Noneho ngo arangije, umva uko Bibiliya ivuga, ngo yagarutse ngo yambaye imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Iyo nindi level se cyangwa nindi level y'inyungu, nindi niveau iri very high. Ni wiyegura Imana. Niba tuvuga kwiyegura Imana ni level, ni level, ni step, ni niveau ugendaho, ejo ukarushaho, ejo bundi ukarushaho. Uko ugenda urushaho, Imana izagenda ikwigaragariza mu buryo bundi buri nabwo very high. Amen. Haleluya. Hari kuzura Imana, hari kuzura umwuka w'Imana, hari kwakira umwuka w'Imana. Iyo niyo step number 1. Twese
twakira umwuka w'Imana dukijijwe. Ariko noneho uko ugenda wiyegura cyane Imana, ugira kuri level yo kuzura, ukumva kabisa nimejazwa kabisa. Haleluya. Ugasanga utakiri kuri iyi si, ukumva waguruka. Iyo ni indi step ya kabiri. Ariko hari indi level Imana idushakaho. Imana irashaka kutwambika. Ni ukuvuga ngo mfite umwuka, nuzuye umwuka, ariko hariho no kwambara imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Aho ngaho niho abisi batangira kukubona, bakakubona nk'umuntu udasanzwe. Kubera iki? Kubera ko urakora ibintu bidasanzwe. Yesu yatangiye ministeri ye avuye mu butayu, ari uko amaze kugira kuri level yo kwambara imbaraga z'umwuka. Uyu munsi ndakurahiye, niba hari ikintu kibabaje, ni ukubona abarwayi binjira muri church uko barwaye bagataha barwaye. Dayimoni ziratwinjirana, zikicarana natwe, zigasohokana natwe. Ibibazo biri muri church kubera ko huzuye, habuze ikintu cyo kwambara imbaraga z'umwuka. Habuze ya level ya consecration yatuma ministère zigaragara. Ibikorwa bya iyo tuvuga imbaraga z'umusaraba zirahari, ziracyakora kwiza n'uyu munsi ziracyakora. Iyo tuvuga amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga kwiza n'uyu munsi aracyakora. Nagize ahantu mbaza Imana ntari ko Mana, tuzajya tukumva nk'Imana ya kera, Imana ya Petero, ya Paulo yakoraga ibitangaza. What's wrong today? Niki kitagenda neza uyu munsi? Ni ikibazo cya consecration, nta kindi. Amen. Imana idufashe. Ni kubafata umwanya mwinshi, ariko Imana idufashe. Ntuzakeke ko wasenze bihagije, witanze bihagije, wiyeguriye Imana bihagije. Uko uzagenda urushaho, Imana izagenda yongera inyungu. Uzabigiramo inyungu we ubwawe, ariko na church irabikeneye, famille nyinshi zirabikeneye, igihugu kirabikeneye. Ni bangahe hano basezerera, muganga agasezera umuntu kubera ko indwara ye basanze ni indwara yageze kuri niveau nta kindi? Amen. Uvuga uti kwambara imbaraga z'umwuka. Haleluya. Imana irashaka kutugeza kuri yo level. Ntitube gusa abantu bakiriye umwuka w'Imana, ntitube gusa abantu buzura umwuka tukavuga mu ndimi, tukanezerwa, tukikubita hasi, tukarambarara, tugasinda umwuka. Imana irashaka ko tugira kuri level yo kwambikwa imbaraga z'umwuka. Haleluya. Reka duhaguruke ubwire Imana yawe uti Imana ndi hano mushobozi. Amen. Mvanamo ubwoba, mvanamo ibintu byose bindangaza. Fasha Mana, yewe unjyane ahantu mu butayu, unjyane mu kidaturwa, unjyane ahantu aho nakumva wowe umbwira, dusabane nawe. Ariko izo nyungu twumva ziboneke kubw'ubuzima bwanjye, kubw'inyungu z'itorero, z'igihugu, imiryango n'ibindi. Reka twese duhaguruke maze tufate iminota 2 cyangwa 3 dusenga Imana. Urakoze cyane mwene data, Imana iguhe umugisha. Duhaguruke twese utangire usenge rwose, usabe izo mbaraga, usabe Imana kugushoboza kuyiyegurira kuri level yindi. Imana itugire neza. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye wowe ugira neza ibihe byose. Uri Imana watugiriye neza, ntacyo twakuburanye, nta nicyo tuzakuburana. Mana, ijambo ryawe ni ukuri. Uyu munsi Mwami twongeye nanone Mwami kumenya ko hari inyungu nyinshi mu kukuyegurira, ariko akenshi tubura umwanya wawe Mwami, tukakwima amatwi, tukakwima imitima yacu, tukakwima umwanya wacu. Nyamara Mwami Mana nzima, uravuga, uradushaka ntutubone. Ariko uyu munsi Mwami turakwemereye Mwami, twemeye kukubangurira amatwi yacu n'imitima yacu, kugira ngo wowe ubwawe utuyobore kubw'umwuka wera, utuyobore Mwami. Turabawe Mwami, twarakwiyeguriye. N'uyu munsi Mwami twongeye kubyatura ngo Mana turabawe, udukoreshe, utujyane Mwami Mana nzima aho tutabona kurangazwa na byinshi. Witeka Mwami Mana nzima, Mana amatwi yacu
yacu yumva byinshi, ariko Umana ubu ngubu turakunyotewe, turashaka mwami umwanya hamwe nawe, turashaka iyo intimite hamwe n'umwuka wera w'Imana. Uwiteka mwami, ni kenshi Mana tubyifuza ariko ntitubishobore kubera akazi kenshi, kubera byinshi mwami, dukururwa na byinshi mu mago yacu, dukururwa na byinshi Mana mu kazi, ni byinshi Mana bitugomba. Ariko uyu munsi mwami turakwinginze, udupangire gahunda hamwe nawe, udushoboze mwami hamwe nawe. Mana turagushaka, turakunyotewe, imitima yacu irabikenewe. Uwiteka Mana udushoboze mwami Mana nzima. Mana Uwiteka mwami, icyo tuzi neza nuko harimo inyungu nyakuri mu kukwiyegurira mwami. Reka udufungure amaso y'umwuka, reka udufungure Mana amaso n'amatwi, reka imitima yacu Mana tuyisuke imbere yawe, maze Data mwiza utugirire neza mu buryo bwose, utugirire neza, tukubone kuko uri Imana yacu, utwiyereke kuko turi abawe, udutinyure mu byo dutinya byose. Witeka imyumvire ivangavanze ituma tutakwegura nk'uko ubishaka, Data mwiza Mana nzima, Witeka uduhe kukumva neza nta confusion nimwe, utugirire neza mwami. Urakoze kubana natwe, reka icyubahiro gikomeze kuba icyawe, kandi tujya gutaha mwami ugendane natwe, turagukeneye, ukomeze uturinde, kandi amaraso ya Kristo Yesu adutwikire, buri wese agere mu rugo mwami amahoro. Uwiteka reka tubone transport mu buryo bworoshye, kandi tugira no mu rugo dukomeze dutekereze kuri ijambo ryawe, umwuka wawe atuyobora mu byo wishimira, mu izina rya Yesu Kristo, amen amen. Murakoze cyane, muhoberane mutaha, muhoberane, Imana ibagire neza. Na hejo mu maklase no kuwa gatanu mu makeshi.